kubera iki usanga hari abantu bakururwa cyangwa se bajya mu rukundo cyangwa se bakabana n'abantu batabitaho, batabagaragariza amarangamutima. Ugasanga umuntu ari mu mubano n'umuntu utamwitaho, utamugaragariza amarangamutima, utamuhagaragariza kamukunda, nyamara nyirubwite ugasanga ntacyo bimutwaye kuba hari umuntu bakundana ariko atamuha umwanya, atamwereka urukundo, atamuha ibyishimo. Guys, urukundo ni ibyishimo, buriya ntibazababeshye. Urukundo ni ukuba uri kumwe n'umuntu kumva urishimye, kumva presence ye cyangwa se kuba hari ukumva biguteye ishema mu buzima bwawe. Ibi rero biterwa n'iki? Ntago ndi bukomeze ntabanje gukomeza abanyarwanda mu bihe bitoroshye turimo byo kwibuka abahazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Twibuka twiyubaka, dukomeza dushyira itafari ku byagezweho, dukomeza dutera imbere, tujya mbere, dukomeza dukura, dukomeza tugira ubuzima bwiza, dukomeza tugira imibanire myiza ishingiye ku bumwe, unity. So guys, banyarwandakazi, dukomeze twimakaza ubumwe, kubera ko ubumwe nibwo buzadufasha kugera kuri byinshi mu buzima. Unyemerere mbinjize mu kiganiro cy'uyu munsi. Nabimbikomojeho turi mu bihe twibuka abacu bazize jenoside. Ni ibihe bitoroshye, ni ibihe benshi bagira amarangamutima abagoye, bagira imimerere ibagoye, bagira ubuzima bwo mu mutwe buhungabanywa n'ibihe tuba turimo, bitewe nuko abantu baba bari kwibuka ibyabaye cyangwa se n'ababyumvishe cyangwa se n'ababyumva nabo bakagerageza kwishyira mu mwanya wabyo nyine, kandi ibyo byose bituma amarangamutima yacu ahahungabanira. Niyo mpamvu muri ino minsi turi kubagezaho ibiganiro bidufasha kwiyubaka cyangwa se gukomeza amarangamutima yacu ndetse no kwimenya, kugira ngo ibyo bihe tugende tubicamo neza, yewe no mu buzima buri imbere, buzima tubayemo, dukomeze kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Hello, hi Rwanda, reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze kuri channel yanyu, channel y'abanyarwanda, channel ya buri wese wifuza gutera imbere cyangwa se gukura cyangwa se kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Ni Muhire PsychActor, ni channel n'ubundi ibagezaho content yihariye ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, yihariye ku bijyanye n'imitekerereze cyangwa se nyine imibanire muri rusange, kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Muribuka ko nta buzima bwo mu mutwe buhari, n'ubundi buzima buragorana. Nta buzima igihe nta buzima bwo mu mutwe. There is no health without mental health. So niyo mpamvu rero tuba turi hano kugira ngo tuganire ku byadufasha, ku byatwubakira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, ku byatuma twumva dutekanye buri gihe. Hanyuma ndagarutse mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni kiganiro n'ubundi mugezwaho nanjye Muhire psychologist. Tukifashisha ubumenyi twize, tukifashisha ibyo ducamo mu buzima bwa buri munsi dufasha abantu kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, tukifashisha ndetse n'ibyo twumva cyangwa se dusoma hirya no hino, hanyuma tukabafasha namwe kumenya byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Mbahaye ikaze rero, tugiye kuganira n'ubundi ni ya gahunda y'ibintu bitanu tuza tuganiraho bidufasha kumenya byinshi ku buzima bwo mu mutwe. Nukuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Kuwa mbere tubagezaho personal development cyangwa se byabafasha kwiyubaka, kubaka imimerere, imiterere, imigirire, kamere, ariko muri by'ukuri tugamije kugira ubuzima bwiza. Kuwa kabiri tubagezaho ibijyanye n'ubundi n'amasomo cyangwa se amateori ariho n'ubundi yadufasha kumva byinshi bijyanye n'imitekerereze ya muntu, cyangwa se iby'abahanga baba baragiye bahimba basohora bandika, yewe n'abahanga tukabavimuzi n'imuzingo tukabamenya. Kuwa gatatu tugaruka ku ndwara zitandukanye zo mu mutwe cyangwa se ibindi bibazo byo mu mutwe. Hanyuma kuwa kane ni ikiganiro ruganze, aho tugaruka ku mibanire, ubuzima bw'imyororokere, ubuzima ashimisha mubiri, sexual health. Ibyo byose tubigarukaho buri wa kane. Hanyuma buri wa gatanu twahageneye ababyeyi n'abana, tugaruka ku bijyanye n'imirerere cyangwa se imikurire y'abana muri rusange, ni developmental psychology ndetse na parenting. Ibyo byose nibyo tugenda tuganira. Urumva ko ni package nziza cyane yagufasha gukura, yagufasha kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe mu buryo bumwe cyangwa se
ubundi hanyuma ananakwifuriza gukora subscribe kugira ngo ntukajye ucikwa, ndetse unasangiza abandi kugira ngo ibintu bigirute birusheho kugenda neza cyane. Munyemerere uyu munsi ntago ndi buze gutinda, n'ubundi nk'ibisanzwe tuza tuganira ku bintu bitanu, hanyuma tugiye kuganira kuki uno munsi. We are going to have 5 key points to know about why we attract emotionally unavailable people. Kubera iki usanga hari abantu bakururwa cyangwa se bajya mu rukundo cyangwa se bakabana n'abantu batabitaho, batabagaragariza amarangamutima. Ugasanga umuntu ari mu mubano n'umuntu utamwitaho, utamugaragariza amarangamutima, utamuhagaragariza kamukunda, nyamara nyirubwite ugasanga ntacyo bimutwaye kuba hari umuntu bakundana ariko atamuha umwanya, atamwereka urukundo, atamuha ibyishimo. Guys, urukundo ni ibyishimo, buriya ntibazababeshye. Urukundo ni ukuba uri kumwe n'umuntu kumva urishimye, kumva presence ye cyangwa se kuba hari ukumva biguteye ishema mu buzima bwawe. Rimwe na rimwe hari n'ibikemuka mu buzima, hari ibikomere bigenda bikira bitewe nuko hari umuntu uhari emotionally available. So iyo rero hari umuntu udahari, utakugaragariza kari hafi yawe, ugasanga umuntu murakundana ariko bimeze nk'ibiri mu nyandiko gusa, mu bikorwa wapi, ntaga guha umwanya, ntaga kwitaho, ntaga kuganiriza, ugasanga mumeze nyine nk'abantu like bemeranyijwe gukunda, ariko mu by'ukuri urwo rukundo rusa nk'urudahari, rusa ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo ubundi aba bantu barakundana cyangwa ni ibintu biraho byabaringa. So rero nakibitera nuko iteka hari igihe umuntu yisanga ari kumwe n'umuntu udahari mu buryo bw'amarangamutima, utamuhakeya, utamuzirikana, ngo amuzanire utuntu twiza, impano, twa tuntu nyine turi like romantique, hahandi uvuga uti wow ndi mu rukundo. Ariko hari igihe umuntu rwose ushaka kumubaza uri mu rukundo akabura icyo akubwira bitewe n'iki, bitewe nuko ari kumwe n'umuntu usa nk'udahari. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Hari n'igihe usanga yarabuze uko abyivanamo cyangwa se arangiza urwo rukundo, akumva nta kintu bimutwaye, akumva ntacyo bimubwiye, kuba uwo bakundana atamwitaho, atamuganiriza, atamwereka urukundo, atamuhakeya, ugasanga umuntu yarabyakiriye mu buryo nawe atazi. Turaza kurebera hamwe rero ibintu bigera kuri 5 biri buze kugusobanurira impamvu umuntu ashobora kwisanga ari gukundana n'umuntu utamukunda cyangwa se utamwereka urukundo nk'uko wari umwereka mu bintu 5. Ndagaruka mu kanya rero, nuve hano kora subscribe, hanyuma unasangiza abandi iki kiganiro kugira ngo dukomeze kwaguka, hanyuma ntukajye unacikwa n'ibiganiro tugenda tugira tubagezaho. Reka ngaruke mu kanya. Yes, mbere yuko ninjira mu kiganiro ariko ntago nakomeza ikiganiro ntabanje kwibutsa abakunzi bacu ko iyo ukeneye kuvugana n'umutherapist, umuganga uzobereye ibijyanye n'imitekerereze, kuganiriza abantu bafite ibibazo bitandukanye by'imibereho cyangwa se by'imimerere, imitekerereze, byose n'imibanire, ushobora kutwandikira unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Hanyuma ni ikigo M250 Group Limited kirahari kugira ngo kibahuze n'inzobere mu bijyanye n'imitekerereze. Ushobora kuba wifuza kuvugana n'umutherapist, ushobora kuba wifuza kwimenya, ushobora kuba wifuza gukemura ingeso yakunaniye, ushobora kuba wifuza kwakira ikintu cyakunaniye kwakira, ushobora kuba wifuza guhitamo akazi, ushobora kuba wifuza kubana neza n'uwo mukundana, wenda hari ibintu bitajya muhuza, ushobora kuba wifuza ibintu bigiye bitandukanye byagufasha kubaho neza. Ni ngombwa ngo utangire gukonsultinga inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo agufashe kumera neza, agufashe gukemura ibyo byose. Rero ushaka kutwandikira unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description, hanyuma tukagufasha tugufasha gusobanukirwa ikibazo ufite ndetse no kugiha umurongo waho wabona ubufasha mu buryo bworoshye, yaba mu bitaro bya leta, yaba mu bitaro byigenga, ahantu hose ushaka kuhabona ubufasha ariko mu gihe wamaze gusobanukirwa ikibazo ufite. Iyo niyo service rero M250 Group Limited n'ubundi hari kugira ngo ibafashemo, n'ubundi dufite inzobere zibafasha gusobanukirwa ibyo byose, ibintu bikagira bikarushaho kugenda neza. Reka noneho twinjire mu kiganiro cyacu aho tugiye kurebera hamwe
impamvu zigera kuri 5 umuntu ashobora kwisanga ari gukundana n'umuntu utamukunda, utamugaragariza urukundo, donc udahari mu buryo bw'amarangamutima. Impamvu ya mbere, familiarity feels like love. Akamenyero hari igihe birangira nyine uri kwifata nk'urukundo, nyamara ari cya kintu nyine n'ubundi wowe wamenyereye, cya kintu wakiriye, nyuma yo kucyakira nubwo wacyakiriye ari kibi cyangwa se kitagushimisha, ariko ukagerageza kukitiranya n'urukundo. Hari igihe rero uko twakuze cyangwa se ibyo twaciyemo, rimwe na rimwe hari igihe tugira biba familiar, donc tubyibonamo nk'aho ari ibyo bitugize cyangwa se ari byo byacu, nyamara atari ibyacu, ahubwo ari ukubera iki? Ari ukubera ko nyine ariko kamenyero twabonye. Nimba wenda usanga umuntu nimba yarakuriye mu muryango n'ubundi utamuha umwanya, akiri muto, papa mama ntabwo iteka bahoraga bahari, babaga bibereye mu kazi, babaga bari kwishakira amafaranga, usanga umwana ari kumwe n'umukozi, rimwe na rimwe umukozi nawe akibera mu tundi tuntu twe. Ngira ngo murabizi hari igihe umukozi aba hari ariko mu by'ukuri nawe ntaho umwanya umwana, we akamakinga ashobora ko cyangwa se akamenya neza ko umwana yariye, akamenya neza ko umwana yaryamye saa sita, ariko mu by'ukuri kuhaba kugira ngo aguyaguye umwana, amubwira amagambo meza, ugasanga nawe ntahari. Hari ukuba rero umuntu yaragize ate, yarahuye n'iyo mibereho akiri muto, ari mama we ntiyahabaye, ari papa we ntiyahabaye, hari umukozi wamureze caregivers nawe ntiyahabaye. Ugasanga umuntu yakuze gutyo gusa aryanywa, ariko atazi ikijyanye no kuguyagurwa, no kuba bamuba hafi, atabizi rwose, atazi ngo ni ibintu bimera gute. Ibyo rero bituma umwana n'ubundi akura atazi agaciro ko kuba umuntu yaba hari, atazi agaciro ko kuba kumwe n'undi amwitaho cyangwa se yitabwaho, ntamenye neza kako gaciro cyangwa se ibyo bintu ari ngombwa. Ugasanga rero umuntu n'ubundi kuba yakujya mu rukundo n'umuntu n'ubundi utamuha umwanya, utamugaragariza urukundo, utagize akumva nta kibazo bimutwaye, akumva ntacyo bimubwiye. So guys, nubwo ushobora kubyumva nkaho cyangwa se ukabifata nkaho wabyakiriye nta kibazo, ariko hari icyuho uba ufite muri wowe. Akenshi ubundi ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ikibazo kimwe giteza ikindi kibazo utazi impamvu yacyo. Donc kuba hari ikibazo ushobora kuba warabyakiriye ko icyo kibazo gihari, ariko icyo kibazo noneho kikazateza ikindi kibazo kwakira bigoye, nko kurwara ibintu bidasobanutse, kunanirwa gufata ibyemezo, imibereho yo mu kazi, kubana neza n'abandi, ugasanga niho ibibazo biri kugenda bigira bigaragarira. So guys, ni ngombwa ko iyo bimeze gutyo gushaka ubufasha biba bikenewe cyane. Impamvu ya kabiri ishobora kukubwira impamvu wisanga uri kujya mu rukundo n'umuntu udahari, emotionally unavailable, ni impamvu ivuga ngo unhealed emotional wounds. Nabyo ibikomere bitakize akenshi hari igihe tuba twarabuze abantu dukunda, hari igihe ushobora kuba waragiye mu mubano n'umuntu mukunze, ukaza kumubura mu gatandukana, cyangwa se akitaba Imana, cyangwa se akajya ahandi hantu, ariko uwo mubano ntukomeze. Ushobora kuba warabuze umuntu wakundaga kera, nyine ibikomere cyangwa se bitakize abantu baguteje, ushobora kuba warahohotewe mu buryo utazi. Rero akenshi ibyo bikomere by'ahahise biduha umurongo wo gukundamo. Ugasanga umuntu bitewe n'igikomere afite yihitemo umuntu wenda ugira umujinya, akumva gukundana n'umuntu ugira umushihura nibyo byiza cyane, cyangwa se agahitamo gukundana n'umuntu utuje utajya avuga. Bitewe n'igikomere nke mfite, nkajya kureba umukobwa utajya uvuga, cyangwa niyo mvugishije akamvugisha nabi nkumva ntacyo bimbwiye. Biri guterwa n'ibyo bikomere by'ahahise nge nanyuzemo, tutari buze gusobanura, ariko n'ubundi bikomere. Iyo twese tuvuze ngo ikintu ni igikomere, ni ikintu waranyuzemo kikakubangamira, kikaguhohotera, kandi mu buryo utashakaga. Buriya hari igihe umuntu ashobora kwihitiramo ikintu akavuga ati ndi kwifuza wenda ko naba ndi njyenyine, ariko iyo kuba wenyine utabihisemo, kandi hari abagomba kuba hafi yawe bakagenda, aho ngaho uba uhuye n'igikomere.
cyane cyane nk'abana ku babyeyi, hari umwana bakeneye umubyeyi iruhande rwe, ariko iyo umubyeyi ahugiye mu bintu byo gushaka amafaranga, icyo gihe ntago uwo mwana aba ari kubona umubyeyi. Icyo ni igikomere. Hari n'ibindi bikomere byinshi, guhohoterwa, ari igihe umuntu ahitamo wenda kujya muri relationship, tuvuge kuryamana nabo bahuje ibitsina cyangwa se kubana n'abantu bahuje ibitsina. Hari igihe wenda ashobora kuvuga ngo uyu muntu tudahuje igitsina wenda yarampemukiye, yarampohoteye nkiri muto, mfata ku ngufu ndi umwana, mu buryo atasobanukiwe akazajya agendera kuri igitsina gabo cyangwa se igitsina gore bitewe n'uwamufashe ku ngufu. Umuntu agahitamo kubana n'umuntu bahuje igitsina kuko we atamubonamo ikibazo. Nuko nguko rero akenshi abantu bahitamo kujya mu mibanire runaka bitewe n'ibikomere bagize ute baba basanganywe cyangwa se baba baranyuzemo bikabakomeretsa cyane. So rero nibi ngibi byo guhitamo kujya mu rukundo cyangwa se gukundana n'umuntu utakwitaho, umuntu like utaguha agaciro cyangwa se ngakugaragariza urukundo, usanga kenshi nabyo bishobora guterwa nuko nubundi abantu batigeze bahaba, ugasanga umuntu ahisemo cyangwa se yisanze mu rukundo, iteka yisanga mu rukundo n'umuntu utamuha keya, utamwitaho kubera iki n'ubundi ni ibintu yarasanzwe amenyereye. Icyo ni ikintu cya kabiri. Ikintu cya gatatu gishobora gutuma umuntu yisanga mu rukundo n'umuntu utamwitaho, utamuha keya, udahari emotionally, low self worth or fear of rejection. Rimwe na rimwe mu buzima hari igihe umuntu yisanga atifitiye icyizere, atifitiye agaciro, donc yifata nk'umuntu uciriritse, yumva nta kintu ashoboye, yumva abandi bamurusha ubwiza, yumva like nta muntu ahari wamwemera. Ugasanga amahitamo y'umuntu rero ari gushingira kuri ako gaciro gake, akavuga atake n'ubundi se ko nta muntu like ko ndi mubi, reka nishakira umuntu utangoye, n'ubundi pfa kuba yankunda. Hari igihe ari agaterime kigeze kujya kabaho ngo ndongora nitungi, usanga umuntu nyine apfuye gufata umuntu kuko ari ngombwa ko arongorwa cyangwa se arongora, ugasanga umuntu nyine ahisemo gufata umuntu abonye bitewe na ka gaciro gake yaba yifitiye. So rero no kwisanga mu mubano w'umuntu utakwitaho, utagukunda nk'uko umukunda cyangwa se udahari emotionally, akenshi biterwa n'agaciro twibonamo abantu kibundi. Ese ubona uri umuntu mwiza? Ubona uri umuntu abantu bashamadukira barwanira? Cyangwa ubona uri umuntu n'ubundi ushobora gufata umuntu wari wese abonye kuko n'ubundi wumva ko ntacyo uri cyo? So ibi rero nibyo n'ubundi bishobora gutuma wisanga uri kugira ute, uri kubana n'umuntu utakugaragariza amarangamutima, udahari, udagukunda. Rimwe na rimwe binakurizamo kwa guca inyuma kuko n'ubundi wowe uba wumva kuba nyina hari birahagije, ndetse wirinda gukoma rutenderi kugira ngo utamubabaza ngo agende. So icyo ni ikintu nacyo cya gatatu gishobora gutuma yewe ni fear of rejection, kumva ko ukomye rutenderi cyangwa se umubajije impamvu atakwitaho, ataguha keya cyangwa se ngo claiming, ukumva ko ashobora kugenda, cyangwa se nyine ukumva uwo nguwo n'ubundi utagukunda cyangwa se utaguha umwanya cyane, ukumva niwe wakwikundira kuko ntago umustress umubaza ibintu byinshi nubwo atakwereka urukundo. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma abantu bisanga bagize ute, abantu bisanga bari mu rukundo n'abantu batabakunda cyangwa se batabagaragariza amarangamutima y'urukundo. Ikintu cya kane cy'ingenzi, desire to be needed or to rescue. No kuvuga ngo hari igihe nanone abantu bifuza abantu babakenera, like iteka umuntu akumva yahora akenerwa, akumva yahora yitabazwa, yahora ashakwa. Rero hari igihe nabyo bituma umuntu yisanga mu rukundo n'umuntu utamugaragariza amarangamutima. Ugasanga abantu yumva gufasha abandi ari byo byiza, uwo muntu utagaragaza amarangamutima hari igihe nawe ari byo bikomere bye. Ukumva rero ntiwamuta, ukumva ntiwamusiga wenyine, ukumva wamuhata urukundo, ukumva wamwitaho, wamuguyaguye, ariko nubwo atakuguyaguye cyangwa ngo akwiteho,
ukumva ni wowe ufite inshingano zo kugira ute zo kumukunda cyane. Ibyo bintu rero nabyo bishobora gutuma wisanga muri urwo rukundo rw'abantu bakeneye kwitabwaho ariko bo batita ku bandi. Sinzi nimba wumvisha aka kantu, gushaka kwita ku bantu batakwitaho, bo bakeneye ko bitabwaho, kaba ariko kazi kawe nk'aho ari byo wahamagariwe. Rero biba biri guterwa nuko muri wowe nawe ufite ubushake bwo gufasha abandi. N'ubundi still biza bigaruka kuri bya bikomere by'ahahise, ugasanga umuntu we yifitiye like umuhate n'ubushake bwo gufasha abandi cyangwa se kwita ku bandi, kuko wenda hari icyuho cyajemo mbere ntiyitabwaho cyangwa se yitabwaho cyane bidasanzwe, bituma nawe uwo mutima wo gushaka gufasha abandi cyane ari ibintu nyine n'ubundi agira ibye kugira ngo agaragaze ko mu by'ukuri nyine ari gukora gushyira mu ngiro uwari we cyane, no kugaragaza ko afite izo mbaraga n'ubwo bubasha. Ni ibintu ubundi nyine biterwa n'ukuntu umuntu yubakitse. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo kuvugana n'inzobere bijya bifasha, kubera ko ibyo bintu iyo biri kukubaho utabizi bigatangira kugira ingaruka mu mibereho yawe, niho rero umuntu atangira kubona ko afite ikibazo. Biranashoboka ko ibyo bintu wabana nabyo, ukabana nabyo ntibigire icyo bigutwara, ariko ukeneye kumenya ngo ubundi se kuki nitwara gutya, kuki nisanga meze gutya, kuki nisanga mu mubano meze gutya. Reka ngiye kuvugana n'umuterapist numve nimba hari icyo nabikoraho cyangwa se nimba nanabyakira bikangendekera neza. So ni icyo kintu cya kane. Ikintu cya gatanu, avoidance of true intimacy. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi bamwe na bamwe bitewe na bya bikomere byo mu bwana cyangwa se the past experience, usanga hari abantu badashaka kwinjira mu mubano uryohereye cyangwa se urimo kwitanaho cyane, urimo intimacy. Usanga abantu bahunga umubano ushobora gutuma bagira ute bitabwaho cyane, bagaragarizwa urukundo, ngaho byacitse, ngaho mwagiye kuri dating, ngaho ngo mwasuranye, ngaho ngo mwahanye impano, ngaho ngo muri kumwe cyane bya hato na hato muhorana ikiganza mu kindi. Hari abantu rero mwumva byakwitwa ko bari mu rukundo gusa, mugahura mukaganira, mugakora icyo mwapanze gukora, bikarangira ukisubira mu buzima busanzwe, ntibyinjiremo cyane ngo bigere naho mutangira gutekereza urugo. Rero hari abantu bisanga bari kurwanya cyangwa se bari guhunga imibereho mu rukundo imeze gutya, ugasanga umuntu nyine rimwe na rimwe nyine ahisemo abantu badahari kuko ari byo bimufasha, bimuha umwanya wo kwikorera ibindi bye. Gukundana na wa muntu utazajya uhora kubaza ngo kutampamagaye, ngo kutansuye, ngo kutampaye impano, ngo kutagize ute. Umuntu akihitiramo urwo rukundo rumeze gutyo, agahitamo kubana n'umuntu totally unavailable emotionally, udahari rwose mu buryo bw'amarangamutima. Pfa kuba byitwa ko bari mu rukundo gusa birahagije, ibyo kuvuga ngo mwamurasohotse ngo mugiye ngo murahamagaranye ngo iki, akumva ruwe nta kintu bimutwaye. Na amahitamo n'ubundi aba afite ikintu ashingiyeho. Akenshi ukavuga uti ngewe ndashaka ko hagati yanjye n'uwo dukundana nta bintu by'amarangamutima menshi biba bihari, ugasanga umuntu nyine nibwo yihitiyemo ibyo bintu bimeze gutyo, urwo rukundo rumeze gutyo. Byose ni imiterere bifite ibintu ishingiyeho ngana ku musozo. Bishobora kugira ingaruka nziza cyangwa mbi bitewe n'uko mwe hagati yanyu uko bimeze nk'abakundana. Umwe bishobora kumubangamira, undi ntibumubangamire, cyangwa se mwese bikababangamira igihe biba mutazi impamvu yabyo. Niyo mpamvu urufunguzo ni ukuganira, gushaka ubufasha, ni ukubwizanya ukuri, ubundi mu kubaka urukundo rwanyu. Nahangaha nsoreje guys, ndizera ko ikiganiro mwagikunze. Twagarukaga ku bintu bisobanura impamvu hari igihe abantu bakururwa mu mibano n'abantu batabakunda cyane cyangwa se batabagaragariza urukundo. By'umwihariko ikindi kiganiro Psychology for Better Life, ariko gifite igice cyitwa Ruganze, aho tuganira ku mibanire ndetse n'ibyafasha imibanire. Iki gice kiza buri wa kane, niyo mpamvu nkwifuriza gukora subscribe ndetse ukajya ukurikirana buri mugoroba ku isaha ya saa moya tuzaba tubagezaho iki kiganiro
ujye uba uhari kugira ngo uhite ureba video kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Mwabyumvishe nabivuze mu ntangira, ntuzajya ucikwa. Rero nanakubuza ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ukeneye kuvugana n'umutherapist watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka, ni ikiganiro kiza cyane, mu gikunde, mu gisangiza abandi, no kuri mu nkundisha abandi, kugira ngo ibintu bigirute twaguke, hanyuma dukomeze gufashanya twungurana ubumenyi. Ndi Muhire psychologist. Ciao ciao.